hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Menya ibijyanye no kwikinisha, ingaruka zabyo nuko wabicikaho ukanakira ingaruka zabyo. Kwikinisha cyangwa se masturbation ni ingeso abantu benshi ku isi bagira, cyane cyane urubyiruko, kandi bakabikora bishimisha, nyamara bigira ingaruka nyinshi ku mubiri w'umuntu. Hari urubyiruko rwinshi rubikora rwumva ko ruri kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se kugira ngo ibitsina byabo bikure neza, guhaza irari ry'umubiri, nyamara si byo kuko ingaruka bigira nizo nyinshi. Ushobora kwibaza uti ese kwikinisha ni iki? Kwikinisha ni igikorwa cyo gukinisha igitsina cyawe, gikorwa umuntu agamije kugera ku byishimo bye bya nyuma. Bikaba bikunze kubaho umuntu ari wenyine. Bishobora kuba ku gitsina gore cyangwa igitsina gabo, gusa ariko umubare uvuga ko akenshi bikunda kuba ku gitsina gore. Abahanga mu buzima bw'imyororokere bavuga ko uretse abantu, inyamaswa nazo zikinisha. Bakomeza kandi bavuga ko umubare mwinshi w'abantu bikinisha bakunda kubikora buri munsi, mu gihe abandi babikora byibuze rimwe cyangwa kabiri mu kwezi. Ese ibi bintu byaba biterwa n'iki? Hari impamvu nyinshi zishobora gutera abantu kwikinisha, muri zo twavuga nko kwigunga no kuba wenyine, bikanajyana no kuba waba uri kure y'umufasha wawe, nko ku bantu bari mu butumwa bw'akazi bamarayo igihe kinini. Ikindi, kuba wahemukirwa n'uwo mwakundanaga ugasigara wumva wakwikemurira ibibazo uri wenyine. Harimo nko kureba filime z'urukozasoni no kureba amafoto y'abantu bambaye ubusa, kugira isoni no gutinya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ku bagore, gukora imibonano mpuzabitsina ntibarangize bituma bikinisha kugira ngo barangize. Hari n'abandi bagendera mu kigare, cyane cyane nk'abanyeshuri, usanga niba umwe abikoze n'abandi bakamwigana. Ese waba uzi ingaruka zabyo? Ku bahungu bituma igitsina kigorama bitewe no kuba ku bakoresha bikinisha. Ikindi, harimo nko kuba bazina kwabo badahuje igitsina kuko baba bumva bihagije. Ikindi nakubwira nanone, kurangiza vuba mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ku bahungu hari igihe bageraho bakajya kunyara amasohoro akaza. Ku bakobwa cyangwa abagore byangiza rugongo ku buryo udashobora kurangiza keretse bikinishije. Guhorana umunabi no kwiheba. Ku bagabo byangiza intangangabo zikaba zaba ibihuhwe cyangwa ntizikorwe neza. Bishobora kwangiza ubwonko, ugasanga umuntu arasusumira ndetse n'ingingo ntizikomere. Nanone bishobora gutuma umutima utera nabi. Ikindi, byangiza udutsi two mu bwonko, ukaba waba umuntu uhubuka utazi gufata ibyemezo. Bishobora gutera ubugumba ku bagabo. Nanone bitera gusaza imburagihe. Nanone bitera kubabara umugongo, guhorana umunaniro ukabije. Ushobora kuba ibi bintu wibaza uti ese nabicikaho ute nyuma yo kumara kumva ingaruka cyangwa se ibibi byabyo? Ushobora kwibaza uti ese nabicikaho ute? Mbere na mbere banza wumve ko iki kintu ari ikintu kibi kandi wiyemeje kukireka. Irinze kuba uri wenyine igihe kinini. Reka kureba filime z'urukozasoni ndetse n'amafoto y'abakobwa bambaye ubusa cyangwa se abasore bambaye ubusa. Gerageza gushaka ikintu uhugiraho ngo ukore nka siporo, guhimba indirimbo, gushushanya ndetse n'ibindi byinshi. Irinze kurara wenyine kuko iyo ubitekereje uri kumwe n'umuntu utinya kubikora. Mbere yo kuryama, reba ibintu ukora ku buryo unanirwa ugahita usinzira. Gerageza gushaka inshuti zabo mudahuje igitsina, ibi biragufasha cyane. Jya urya imbuto z'imboga zitandukanye kuko bituma umubiri ugira imbaraga, bigatuma uhangana n'ingaruka cyangwa se ibibazo ushobora kuhakura. Gisha inama umuganga uzobereye mu buzima bw'imyororokere. Izi nama ni ingenzi kuko zagufasha kubicikaho, umubiri wawe ugasubira uko wari umeze. Niba utarabicikaho, iki nicyo gihe ngo ugerageze izi nama. Bishobora kugorana ariko birashoboka.
Ese wari uzi ko hari imiti ishobora kugufasha kuba wacika kw'iyi ngeso? Ibi bintu bigira ingaruka nyinshi ku buzima bw'ubikora, cyane cyane nko ku bagabo bashobora kurangiza vuba ndetse no gucika intege mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi n'ubwonko bushobora kwangirika. Ni byiza ko rero uwabaswe nabyo uretse inama zavuzwe haruguru azirikana ko no kujya kwa muganga ari ngombwa kugira ngo afashwe. Ngaye nguko rero ni inshingano zawe kwita ku buzima bwawe, ukamenya uko witwara n'uburyo witwararika. Ukimara kumva izi nama ugomba kuzikurikiza kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Nta kindi wakora no gukurikiza izo nama nk'uko tuziguhaye kugira ngo bigufashe kubasha guhangana n'iki kibazo. Bidatinze uzabona impinduka kandi zizagufasha. Ubuzima nicyo kintu cya mbere ugomba guhereza agaciro ubuzima bwawe bwa buri munsi, kuko ubuzima iyo budasigasiwe burangirika cyane. Benshi bagiye bakurikiza inama zacu, bagiye babona ibisubizo ndetse byarahindutse, barakize, batandukanye n'ingeso ku buryo ubu bari mu batangabuhamya bashobora guhamya ko batongeye guhura n'iki kibazo. Nawe nimba ukurikiranye Hot Time TV, uyu ni umwanya mwiza ngo wikosore ndetse wisubireho, uhindure ubuzima bwawe, urinde ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Ngaye nguko rero reka tugushimire weho ukomeza gukurikirana Hot Time TV. Imana ikomeze ibane namwe, ukomeze mugire ibihe byiza. Nkwibutsa yuko ugomba gukanda subscribe nyaboneka mbere yuko ugenda, kugira ngo ujye ukomeza kurushaho kubona ibiganiro tuba twaguteguriye umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana nakomeza abane namwe. Hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa n'uko wabyitwaramo.